Hello guys, mwibaza uburyo ki mwabona internet y'ubuntu. Iyi channel yanjye Topson Media nijyo ibigi. Maze iminsi mba videos zigiye zitandukanye z'ukuntu wabona internet y'ubuntu, ariko mbonye indi application izitanga ndavuga ati sinayihererana, reka nyisangize abakunzi banjye. Iyi application ikora kuri Airtel Rwanda na Mango 4G gusa. Butsa gukanda subscribe kugira ngo muzajye mubona izo videos zigiye zitandukanye. Icyo uzakora bwa mbere uzaza n'ubundi bisanzwe muri Play Store yawe. Okay, hano muri search guys, hano muri search hano hasi uzaza wandikemo A P N A tano. Guys, nkuko ubibona kuri screen ni kuzandika hano, rangiza klikeho gutya. Guys, urabona hano hejuru iragaragara kiyi hano ko ngiye namaze kuyinstara. Aho kizakora uzasanga handitse gutya install. Guys, nusanga handitse install uzainstalinga nusoza, kandi hano handitse open. Gira ngo urahabona kuri open wifungure. Guys, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuzahitubana muri videos zose tuzayadukora. Okay guys, nugera hano uzakanda hano kuri okay. Nurangiza uzakanda kuri leta. Okay, hano nuhagera ntabwo uzasanga bimeze gutya. Hano uzasanga hameze gutya. Uzasanga hameze gutya nta kantu kavi karimo. Icyo uzakora uzahita uza uhakandeho hano. Nurangiza ukande kuri save. Aha. Numara kuhakanda guys, na hano aha ha kabiri ntabwo uzasanga hari Rwanda Airtel. Wowe icyo uzahasanga cyose uzakanda kwa kantu ko guteranya. Nurangiza uhita uza hano muri search hano twandikamo Rwanda. Guys, urabona Rwanda Airtel isiza imbere. Ushatse wakoresha Mango 4G cyangwa se iyo ari yo yose ushaka, Mango 4G ndetse na Rwanda Airtel. Nurangiza turi gukoresha Airtel, reka dukande hano. Guys, urabona byose nanga hambere uzamaking sure ko hari kuri auto select server. Nurangiza ugakandaho izi server zose ntacyo zizaba zivuze. Iya mbere niyo uzakandaho yanditse aka kantu ka random. Nurangiza guys, hano wabisoje uzahita ugenda hejuru uhindure simukadi wari gukoreshaho iriho internet. Nurangiza ushyire kuri tari internet. Nurangiza uhita uza hano handitse start, uhita ukandaho tegereze. Guys, urabona ko yabaye connected. Urabona yabaye connected. Hano handitse connected, kugira ngo murabibona. Nurangiza uzajyaho kuri application ushaka, reka tujye nko kuri YouTube turebe kuko niba byagezeho. Urabona ko byakunze, urabona ko na videos ziri kugaragara guys. Urabona ko hejuru kari agafunguzo kagaragaza VPN ko yabaye connected. Okay guys, niba iyi video igushimishije ikwigishije uburyo ki wabona internet y'ubuntu ukabona birakunze, jya muri comment udusigire comment uvuga uko byagenze. Niba hari ikibazo uhuye nacyo utubwire muri comment, turabasha kugikemura. Utsa gukanda subscribe kugira tuzahite tubana no mu zindi videos nzajya mbaha umunsi kundi. Ciao ciao.